Wahaye ikaze kuri channel yanjye Buteke, nizere ko umeze neza wowe uri kunkurikirana aka kanya kuri channel yacu. Nk'uko bisanzwe rero aka update ngabonye hano mu kanya ngo kagisohoka, niyo mpamvu mbise nkaguhereza kugira ngo nawe uhite ugatangira uhite utangirana nako uri kujya aya mafaranga igihe abandi bakizuyaza wowe uri gukuramo ayawe. Nk'uko bisanzwe urabona yuko ushora bitatu byawe uhita ubabikuza kuri mobile money yawe, urabona yuko ari bonus. Noneho diary return ni 20 kugera kuri 40 ubona ku munsi. Diary check-in ni iyi ngira ngo ntamwe numeruka udu platform nk'utu tuba twizewe cyane, ngira ngo urabona yuko iyo utumiye umuntu ubona 38% y'amafaranga yashoye. Nk'uko bisanzwe rero ngiye gukoreka uburyo aka platform gakoramo neza cyane. Nk'uko uri kubibona ahangaha ni product zabo, ukanza hano kuri product zabo uhita ubona yuko amake yo gushora ni 6, ayandi ni 12 ku munsi, ukajya ubona icabiri. Iyo washoye 12 ubona 2,500 bya buri munsi. Ngiye kwereka uburyo ushoramo, hanyuma nawe ukahita uza ukagura iyi product ya 6 ukahita ubikura 3 ako kanya. Iyo wamaze kubigira hano hejuru hahita hazaho ko wamaze kugura product. Rero aya 3 uyabikura iyo umaze kugura product. Ngira ngo nuza hano kuri charge abantu bari muri groupe yanjye, link urayisanga muri comment ya mbere. Wowe urayituza uhitemo iyi ya mbere, uhituza ukanda deposit in bank, uhituza uzamuke ukanda hano confirm. Numara ukanda confirm ahita aguhereza uburyo bwo kwishura. Tegerezaho gatoya. Okay, bareta bakubwira ngo urahitamo MTN cyangwa Airtel, kaduhitemo MTN. Ufite Airtel nawe birakunda, ufite Airtel. Witushiramo nimero urakoresha uri kohereza ya mafaranga kugira ngo ataza kuyoba. Shiramo nimero zawe neza utibesha kugira ngo amafaranga yawe nujya kuyohereza ataza kugira. Urabona yuko reka kutubwira ko tugiye kohereza amafaranga aya ngaya. Izina ni Hussein, ahita uzi uko pay bino uje kohereza amafaranga, ngira ngo nta muntu utabizi. Hanyuma wowe numara kugura product washizeho bya 6,000 kugira ngo uze ubikure bya 3 byawe, urahita uza hano hejuru, uza hano kuri withdraw. Urabona yuko kuri balance yacu dufiteho 3,000. Urahita uza hano ukanda hano kuri add bank. Nyuma ukanda kuri add bank hano hejuru hitamo niba ari MTN, ukande confirm niba ari Airtel. Hano ushira amazina gabaruye kuri ya nimero yawe. Anga ushiremo nimero ya bank yawe aho barohereza amafaranga, hanyuma uhituza ukande confirm. Urashira amazina ya nyayo kugira ngo utaza kuyo, hanyuma uhituza ukande hano urahita ushiramo 3,000. Ngira ngo urana yuko bakata 15%. Bakata 15%, urahita wakira 2,500 ako kanya. Kandi ntago withdraw nta gitinda, irihuta na amasaha kuri 28, ariko 30 amafaranga yawe ahita akugera. Wowe urahita uza ukanda hano kuri confirm. Okay guys, ngira ngo urabona yuko amafaranga ntabwo atinda, ahise atugeraho aka kanya. Urabona ko nakebe 3,000 ako kanya, nta bintu byo gutinda. Sasa rero link yo kwandikisha urayisanga ngaho muri comment ya mbere, urasanga muri link ya WhatsApp, usanga muri link yo kwandikisha uhite utangira aka business.